Waba waramenye igihingwa cy'ingenzi gishobora kukuvana mu ntera imwe kikakugeza ahandi, ukaba watangira gukirigita ifaranga mu gihe gitoya kandi kirambye? Kurikira iyi video nabateguriye uyu munsi kugira ngo ubashe kumenya amahirwe mu buhinzi ahari. Mureke tujye mu buhinzi. Ubuhinzi burimo amafaranga nshuti zanjye. Ubuhinzi burimo amafaranga. Wowe kurikira ino video urebe iby'ingenzi ngiye kukubwira, uraza gukuramo isomo rikomeye ribe ryagufasha kuba watangira umushinga nonaha hakiri kare, kugira ngo we gutegereza. Wigeze utekereza guhinga inanasi ukaba warabiparitse? Kurikira uraza kubona igisubizo. Ese waba waragize impungenge zaho z'icyo wahinga mu butaka bwawe cyakugirira akamaro, cyakungura mu gihe gitoya? Kurikira ino video uraza kubonamo igisubizo kandi cyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igihingwa cy'inanasi ni igihingwa gitangaje abantu benshi batajya batekerezaho, kandi gishobora kukuvana mu bukene cyangwa se ku rwego wari uriho kikakugeza ku rundi rwego binyuze mu buhinzi. Ubuhinzi bwa kinyamwuga nta gihombo ushobora kugira, nta gihombo wagira, ahubwo ukorera mu nyungu. Inyungu zanyu rero nizo Iwacu Connect turi guharanira, kugira ngo tugire abahinzi b'umwuga kandi noneho tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi. Komeza ukurikire video uyirangize, hanyuma utwisigire subscribe, uduhe na share, una like ndetse na comment ziremewe. Turi kumwe rwose, mukurikire, tuba duhari ku bwanyu kugira ngo twungurane ibitekerezo bifite akamaro. Nicyo tubereye hano, kugira ngo dukorere amafaranga, umukirigita faranga mu gihe gito gishoboka, kandi utangiye none byazagufasha mu gihe kizaza. Twe kurindira ngo umuntu azatungwa n'umwuga umwe gusa, ariko hari ubundi bushobozi ushobora kwinvestisamo makeya kandi akakubyarira umusaruro. Turaza no kubonamo yuko bya bindi tujugunya tubyita umwanda bishobora arandi mahirwe nanone ashobora kukugeza ku musaruro mwiza cyane ukubyarira amafaranga. Kurikira rero, turi kumwe na Iwacu Connect, turi kumwe, ntuhumbye, kugira ngo udahomba inama ziri muri iki kiganiro cyangwa se ubumenyi buri muri iki kiganiro. Connect nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndabasaba kudahumbya amaso. Nkuko muri kubibona hano, ahangaha ni mu murima w'inanasi, n'ubundi buhinzi nyuma y'ibinyomoro nababwiraga. Noneho twagiye mu nanasi. Inanasi rero ni iki? Inanasi ni urubuto rwiza rufite intungamubiri nyinshi zitandukanye, nk'uko ndi bugende mbibasobanurira. Murabibona rero yuko aha ni umuhinzi rwose wabigize umwuga. Nk'uko muri kubibona, murabona ko ni ahantu hafatika, nubwo ni ubuhinzi yagiyemo bya kinyamwuga, abasha kuzitaho. Twazisuye ngira ngo murazi kuzibona, ni ubwa mbere zigiye kwera, ariko nashaka muzakurikirana ibiganiro bizakurikiraho. Nzagaruka tuje gusarura, hanyuma rwose anadusobanurire ku bijyanye n'umusaruro, adusobanurire n'igihe byamufashe kugira ngo abe yatangiye kubona umusaruro w'izi nanasi. Ngira ngo nk'uko muri kuzibona rero, aha rwose hari inanasi zimeze neza cyane, uri kubibona. Ubu ni ubuhinzi inshuti zanjye, ubu ni ubuhinzi bufite umusaruro kandi bufite n'icyerekezo nk'uko mubibona. Inanasi ushobora kuzikoramo umutobe, ushobora kururya ari urubuto, ushobora no kurukoramo n'ibindi bigiye bitandukanye nka konfitire, cyangwa se ukanabikoramo na vin. Ngira ngo vin y'inanasi mujya muyibona ku masoko agiye atandukanye. Nyiri uyu mushinga rero mukurikirane neza, naza kumubaha abasuhuze, kandi noneho anababwira akamaro kawo, nuko yawutangiye, nuko yawutekereje, ndetse n'icyo uzamugezaho. Ngira ngo murabona yuko ni umushinga wagutse, ni umushinga ateganya kuzabyaza umusaruro mu buryo bugiye butandukanye. Rero nshuti zacu, narabibabwiye, tuzajya tubagezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye, ubuhinzi bwa kinyamwuga, ubworozi, ndetse n'indi mirimo ishobora kubyara inyungu zirambye.
ubu ni ubuhinzi rero burambye nk'uko muri kubibona. Ibyiza by'inanasi nabyo ndagenda mbibabwira nuko bagenda bazitaho, kugira ngo murabibona yuko bagiye bazihinga mu buryo bugiye butandukanye bwiza ku murongo, kugira ngo zisanzure zizere imbuto zigaragara kandi imbuto nziza. Ngira ngo nk'uko mubibona inanasi ushobora no kuzivanga n'ibindi bihingwa. Ngira ngo murabona yuko harimo n'amavoka bagiye bahingamo. Ni ibihingwa bikomatanyije bigendana kandi kimwe kitabangamira ikindi. Iyo wabihinze kinyamwuga ugasigamo intera ihagije nk'uko bisabwa. Rero nshuti zacu, nshuti za Iwacu Connect, rwose ndabasabye kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi ni wo hantu hasigaye umusaruro nk'uko nabibabwiraga. Nyuma y'ubuhinzi ufatiraho ukabona n'uburyo ki wakora icyo twakwita processing, ukabibyaza umusaruro mu bundi buryo urambye. Wakoramo ji muri za nanasi zawe, narabibabwiye rwose. Umuntu wabikoze kinyamwuga biramufasha, kandi ni ibintu bishobora kukuvana ku rwego rumwe bikakugeza ku rundi. Ushobora kwibaza uti ese ubu ugiye ko ntafite umurimo ungana gutya? Ntabwo ari ngombwa, kubera ko inanasi ushobora kuyihinga ukayisarura imyaka myinshi. Uko igenda ikura niko iyo havuyeho imwe haturikaho ikindi cyana, iki ngiki nacyo kikazazamo indi nanasi, uyitera rimwe ubundi ikamara igihe kinini rwose uwisarurira. Mbibutsa yuko aka kantu mubona hano, aka gatwe abenshi dukunda kukajugunya iyo twaguze inanasi, ariko aka ngaka niko gashobora kubyara bino byose muri kubona. Aka gatwe ubwako gashobora kuvamo inanasi cyangwa se ingemwe z'inanasi zirenga 10. Muti bigenda bite? Tuzabibereka mu gihe kiri imbere. Twagiye kureba uno muhinzi uburyo ashobora kugenda azitubura zikaba zatanga umusaruro, kandi ukabona umusaruro muri bya bindi twita yuko ari ideshe, bimwe tuba twajugunye igihe twaguze inanasi ku isoko. Uyu mutwe wawo tukawujugunya muri puberi, ariko burya ubujugunye ikintu gifite akamaro gishobora kongera kukubyarira umusaruro mu gihe kizaza. Dore kamwe mu kamaro ku buzima bwacu bw'iki gihingwa. Icya mbere ni uko tugiye mu mirire, icya mbere inanasi zirwanya uburwayi. Ni ukuvuga ngo ziri mu birinda indwara bitewe na vitamine C nyinshi zifitemo, idufasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, mbese no kurinda indwara umubiri wacu. Ikindi cya kabiri, inanasi ifasha muri digestion, cyangwa se kwagusya bya biryo tuba twariye ukumva umerewe neza bitewe n'amanzime inanasi zifitemo. Ikindi cya gatatu ni utuntu dutanu ngiye kubabwira tw'ingenzi. Ikindi cya gatatu ni uko zigabanya umunaniro ndetse n'umuhangayiko, icyo twita stress. Igihe uba wabaye stress byatari, utatashye unaniwe uvuye mu kazi, buriya uriya agapande k'inanasi kahita kagufasha kuruhuka neza, kubera zifitemo ibinyabutabire byongera imbaraga, cyangwa se ibyo twita antioxidant. Akandi kantu ka kane, ni nziza ku bantu bashaka kugabanya ibinure, kugabanya n'ibiro, kubera zifitemo ibinure bikeya, zifitemo amafibre menshi, zigufasha mu kugogora bya biryo, ndetse bikanagufasha mu kukurinda inzara, bityo umubiri ugakomeza ukoresha bya binure wifitemo. Ubwo rero ni nziza ku bashaka kugabanya ibiro. Ikindi, zunganira ubuzima bw'uruhu, zituma uruhu rwawe rucya rukamera neza cyane. Hanyuma akandi kantu nashaka kukubwira mu buhinzi bwabyo, ugomba kubanza guhitamo aho ugomba kuzihinga. Zihingwa mu butaka buseseka burimo umusenyi, kuko niwo ubasha gutambutsa umwuka neza, kuko zikunda ubutaka burayire. Ikindi, zigakunda pH cyangwa se ubusharire butoya, nibwo butaka nibura zikunda kubamo neza, atari bwa butaka bw'ibumba bukomeye, ahubwo bwa butaka buseseka. Mu kuzitera rero ushobora gutera umutwe w'inanasi, ya mitwe tugenda tujugunya. Iriya mitwe ni
nayo ishobora gutanga imbuto, cyangwa se ugatera urugemwe rwavuye n'ubundi ku nanasi zagiye ziterwa, cyangwa se nanone ukaba watera urugemwe nyine rwakorewe ku batubuzi, nyine ziriya ngemwe zigurishwa. Mu kuzitera rero ni ukuvuga ngo nibura imbuto uzitera ku murongo nk'uko muri kubibona kuri ino video, uziterwa ku murongo, hanyuma umwanya uri hagati y'urubuto n'urundi hajya santimetero 30, hagati ya 30 na 40 hagati y'igiti n'ikindi. Noneho hagati y'umurongo n'undi ushyiramo santimetero 60. Ibyo tuzagenda tubireba mu minsi iri imbere, tureba nuko ushobora gushyiraho ifumbire, yaba ari ifumbire y'imborera, yaba ari ifumbire mvaruganda, nuko umuntu agenda azikorera. Ngira ngo ibyo nabyo tuzagenda tubireba, ariko nagira ngo mbanze nkubwire muri makeya akamaro k'izi nanasi, akamaro k'uyu mushinga n'uburyo ki ushobora kuwitaho. Hanyuma ikindi nakubwira nuko ni nanasi zerera mu gihe kitari kirekire cyane, ariko kitari na gitoya, ariko zikaba zaramba zikamara igihe. Ni ukuvuga ngo inanasi izera neza hagati y'amezi 12 n'amezi 18, bitewe n'ubwoko bw'inanasi wateye ndetse n'akarere ziteyemo, kuko zikunda ahantu hashyushye, zikunda ubushyuhe. Iyo ari ahantu hashyushye zera mu gihe gitoya, ariko iyo ari mu bukonje zifata igihe kisumbuyeho. Iyo rero zakorewe neza, zabonye ifumbire ihagije, zabonye amazi, nibura hagati y'amezi 13 na 15 zitangira gutanga umusaruro. Murumva yuko rero ni igihingwa cyiza ushobora kuba watangira gusarura, kandi noneho ukaba wagisarura mu gihe nibura cy'imyaka 2 urimo urasarura, igihe cyangwa se yisumbuyeho, igihe wazikoreye neza, waraziteye neza ku kigero gikwiye. Muri make rero utwo nitwo tubanga tw'ingenzi nagira ngo nkubwire kuri uyu mushinga mu ntangiriro zawo, hanyuma ibindi nabyo turagenda tubireba muri video, hanyuma ibindi tuzagenda tubireba mu cyegeranyo nzongera kubakorera mu gihe kiri imbere. Komeza ukurikire video rero, hanyuma tuguhe ubumenyi, hanyuma nawe udusigire like ndetse na subscribe. Turi kumwe rero na Iwacu Connect. Icyo tuba dushaka ni ukubamenyezaho ubumenyi bw'ibanze bwa mbere, hanyuma tukinjira mu mushinga neza twinjiranye. Tuzaganira ubutaha turebe uyu muhinzi nihe bimuvanye, nihe bimugejeje. Inanasi ni igihingwa ushobora guhinga ku butaka buto, ku buso buto, kandi kikaguha umusaruro uhagije, cyane ko nko kuri hegitari imwe ushobora kuba wakuraho toni zirenze 10, hagati y'10 na toni 20 z'inanasi. Ngaho nawe kuba rero umbwire n'igiciro cy'inanasi uko ihagaze, kuko inanasi ubu bazigurisha ku biro. Ikiro kiba ari 500, kandi hari inanasi ishobora gupima ibiro 2 cyangwa se ibiro 3. Murumva yuko rero harimo akantu, harimo inyungu. Nicyo rero twazi kugira ngo tujye tubereka utuntu dushobora kugufasha tw'ingenzi, twakugirira akamaro, abantu baba batatekerejeho cyane. Komeza ukurikire rero, turi kumwe na Iwacu Connect. Inshuti zacu rero, mujye mukurikira, mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ikindi nanone urebe video ukayirangiza. Hanyuma rero ku kijyanye n'ubu buhinzi bw'inanasi, mwana tubaza mu gikari tukababwira intambwe ku ntambwe. Ntabwo ari ibintu byizanye gutya gusa, ahubwo ni ibintu bagiye bakora gake gake. Tuzabareba ubutaha, batwereka uko batera inanasi, biterwa mu mwobo umeze gute, hakoreshwa iyihe fumbire, hanyuma niturangiza tumenye ubuhinzi neza. Nta kindi Iwacu Connect tubereye hano, ni ukubigisha kuva ku muzi kurinda tugeze mu gusarura, ndetse na processing cyangwa se kubibyaza undi musaruro utandukanye, nabyo tukabibagezaho. Stay tuned, turi kumwe, dukore ubuhinzi bwa kinyamwuga, tubikore tubikunze, kandi bishobora kutugirira umumaro. Ngira ngo nk'uko mubibona, haba ari ahantu hatoya hashoboka umuringoti umwe, ushobora kuwuteramo ubuhinzi bwawe, ushobora kubukoreramo nta bindi bisabwe. Icya mbere ni ukubikunda, hanyuma wamara kumenya uko zitabwaho n'umusaruro umaze kuwubona, ukaba wagira gute, ukaba wabona uko wagurira ahandi. Ngira ngo inanasi imwe nk'uko muri kuzibona
ntabwo zirera, ariko ikigaragara cyo inanasi imwe ishobora gupima ibiro 2. ngira ngo murabona ko ari inanasi nziza. Imwe ishobora gupima ibiro 2, yewe n'ibiro 3 birashoboka. Ubwo rero ni ahanyu, tubahaye hint, ubundi namwe nimushake andi makuru mutwegere, hanyuma tubigishe ubuhinzi bwa kinyamwuga. Tujye mu buhinzi bw'imbuto. Ubuhinzi bw'imbuto zirakenewe ku isoko, nshuti zacu, nibyo nkunda kubabwira. Niyo mpamvu nahisemo kujya mbagezaho ubuhinzi bw'imbuto cyane cyane, kubera yuko nizo dukeneye cyane no kurwanya imirire mibi. Hanyuma rero nk'uko muri kubibona, izi nanasi tuzagaruka igihe cyo kwera, turebe umusaruro, tupime inanasi imwe turebe ngo ishobora kuvamo ibiro bingahe, ese yabihagaze angahe, kuko ushobora kuyigura ku kiro cyangwa se ukayigura ari piyese kuri piyese. Mudukomeze mudukurikire, niba hari amakuru mukeneye tuzajya tuyabaha, hanyuma tugire gute, dukomeze dukore ubuhinzi bwa kinyamwuga. Sawa rero, nkuko mubibona, murabona hano haturitse umwana w'iyi nanasi. Uyu mwana nawe hano hirya naho harundi. Ubwo no kuvuga ngo iyi ni yera, iriya yo hirya nayo izera. Kimwe nuko ushobora kuyikuraho uriya mwana ukaba wawutera hano. Ngira ngo murabyumva. Ushobora gutangira ku nanasi nkeya bikarangira nyuma y'igihe gitoya umaze kugwiza inanasi nyinshi zahinga umurima munini. Nuko zigenda zikura, nuko zigenda zimultiplier rwose, zihereye ku nanasi imwe cyangwa se inanasi nkeya ushobora kuba watera. Uyu ni umushinga wagutse, uyu ni umushinga usaba imbaraga, ariko usaba no kubitekerezaho, ariko nanone akaba ari umushinga uba ukoze wazaguteza imbere mu gihe kirekire. Nk'uko nabibabwiye, zishobora kuzisarura igihe kirekire gifatika, kandi noneho zikakugeza ku musaruro wifuza kugeraho. Duhinge kinyamwuga, twese tubishyizeho amaboko n'umutima, kandi twiteze imbere mu buhinzi. Turi kumwe Iwacu Connect, turabagezaho ibiganiro byiza cyane byatugirira akamaro.